Agafilme k'umunsi tugatangiye, hari umusore arangaho ari mu kazi, nuko umukobwa bakundana aza amwegera arambwira ati umunsi hari ibyo nakuzaniye byiza. Yarambwira ati se ibyo ni ibiki wanzaniye? Arambwira ati fungura aho ngaho urebe impano nkuzaniye ndashaka gutungura. Umusore n'ibyishimo byinshi yafunze imashini vuba vuba ahita areba, arebye asanga ni ka gapimo gapima ko umuntu atwite. Nuko umugore arambwira ati rwose urabona ko ntwite, ibintu byagenze neza. Hanyuma umusore arabona ati yes ndabibona ko byagenze neza, ati ndimo ndabibona kabisa. Nuko arambwira ati se bishoboka bite? Umukobwa arambwira ati se ntabwo wishimye se? Umusore arambwira ati ndishimye cyane ahubwo birenze. Umukobwa arambwira ati mfitanye gahunda na muganga, ati ahubwo ndifuza ko twajyana. Umusore arambwira ati nta kibazo, naza kureba tukaza kugira nta kibazo, kuko byaba ari byiza cyane. Nuko umusore agaragara nkaho atameze neza, umukobwa akayibona arambwira ati ariko se ubundi ngo umeze neza? Arambwira ati meze neza cyane. Ati ntibibuka ko twari twaravuganye ko dukeneye abana? Umusore arambwira ati yego ariko ntabwo nari nzi ko bizaba aka kanya, ati kuko biba byihuta. Ati ntabwo nari nzi ko byahita biba aka kanya nubwo twavuganye ko tuzabyara. Umukobwa arambwira ati ariko rwose mba mbona nta kibazo twamurira hamwe, kuko ntacyo umwana atwaye ntiyatunanira. Ako kanya mama w'umukobwa yahise amuhamagara, nuko umusore arambwira ati ariko nubwo ugiye umenye ko ntarimo ndabyumva neza, ati ugende uze kugaruka twongere tubivugeho, ariko ntubibwire mama wawe. Umukobwa arambwira ati nta kibazo ntabwo ndumubwire. Yahise agenda ajya kuvugisha mama we, hanyuma umusore asigara aha ngaha byamucanze, mbese ari kwibaza arabigenza ate. Niko guhita afata telefoni ashyiramo nimero y'umushuti we, hanyuma aramuhamagara kugira ngo amugishe inama, kubera ko yari yateye umukobwa inda atayiteganyije. Yaramuhamagaye, umusore nawe arayibona, nuko aramwitanga ati bitemeze bite? Umusore arambwira ati mva mwana, ati byanze kabisa, ati nkeneye ubufasha, ati wari uzi ko bigoranye? Umusore arambwira ati se n'ibiki bigoye? Ati se urashaka ibiyobyabwenge? Arambwira ati oya, ati ntabwo nshaka ibiyobyabwenge, ati ndashaka ahubwo nshakira imiti ya Violet, kuko Violet ati Violet aratwite. Umusore arambwira ati mva mbwire, njyewe ntabwo ndiringa n'ibintu bijyanye n'imiti, ati ahubwo ndiringa n'ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Umusore arambwira ati rero ndashaka iranda tuyikuramo. Nuko wa musore ucuruza ibiyobyabwenge arambwira ati ibyo rwose ntabwo nabishobora mwana, ati tikeka ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Hanyuma umusore arambwira ati se ubundi biba bitandukaniye hehe? Jama arambwira ati ntabwo byakunda, ati kuko biriya biba ari byo kwa muganga, ati ariko cyo koza naza kugerageza nkaza kureba ko hari ikintu nakora. Bakomeje kubiganiraho, nyuma n'umusore ubona ko byamucanze ariko ibaza se biraza kugenda gute. Nuko Jama arambwira ati reka mbirebe biraza gukunda, ariko rwose nindamuga mbiguhaye ntihagire uza kumenya ikijya mbere. Nuko bakomeje kuganiraho, arambwira ati nimfasha urombereye umuntu w'umugabo kabisa, ati nshakira icyo kinini, ati kandi humura nta kintu ndibuze kuvuga, ati nta muntu wapfa kubimenya, ati reka tubigire nka deal. Ubwo yamusezeyeho, nuko umusore arambwira ati nyuma y'isaha imwe uze kuza kundeba ubundi mbiguhe. Bavuye kuri telefoni, hanyuma umusore agenda agiye kureba wa mukobwa hanze aho yahereye, ariko ahita ajijisha, ahita agenda asanga wa mujama yawe yaramutegereje, ambwiye ko ari amusanga nyuma y'isaha akayimuha. Nuko ayimuhaye aramubwira ati rero ugende ubwire umukobwa ko agomba gufata ibinini 2 ku munsi. Umusore arambwira ati abantu urakoze kabisa, tumira umuntu w'umugabo. Undi arambwira ati nta kibazo. Ndambwira ati ariko mbere yuko ugenda hari akantu nshaka kubanza kukubwira. Ati ariko mwana ubutandashaka ko uzagira rwose ukoresha agakingirizo ukirinda, ati kuko urabona ko ibintu biba bigutunguye mwana, ati ibyo bintu ugenda ubyigeho. Umusore arambwira ati rwose njye nta kibazo nzabikora. Yahise agenda yihuta, nuko ndi nawe aragenda, aje asanga wa mukobwa we arimo arareba uburyo wakoresha kugira ngo wite ku mwana. Yaratangiye kujya bisacinga kuri internet abihiga. Nuko amazi ati suri gukora icyo ndimo ndareba ibintu bijyanye n'abana. Tiketi ni sawa. Nuko bakomeje kuganira, hanyuma umugore aramubwira ati se ko wari wihuse? Ati nagiye kureba Nail. Ati Nail se suke inshuti yanjye, ati nambwiye ko kandi ko natwita. Ati se ko wavuze ko nta muntu tuzabibwira? Ati nukubera iki? Ati rega bana iyi ni inshuti yanjye agomba kumenya, ati ahubwo reba yamaye n'ibinini ndibuze kuguha. Ati si bikora iki? Arambwira ati bino binini rero byongera vitamini ku mwana, ati ahubwo uzajya ubifata mu gitondo na nimugoroba, uzajya ufata 2 ku munsi. Kandi arambwira ati nta kibazo rwose. Nuko umusore arambwira ati ujye witaho, uzirikane ko mu gitondo ugomba kunywa kimwe na nijoro ukanywa ikindi. Umukobwa arambwira ati hanyuma wibuke ko mfitanye gahunda na muganga. Ati ndabyibuka.
tese uyu munsi se ubundi abonekara. Umukobwa aramubwira ariko wakabaza tukajyana. Umusore aramubwira ati wihangane ntabwo nduboneka. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo. Umusore yahise agenda, hanyuma haciyeho nk'isaha umukobwa yari yageze kwa muganga ategereje kuko yagiye kwipimisha, agiye kumenya uko bimeze kuko buriya cya gihe yarakoresha ka gakoresho yipima. Nuko umuganga aramubwira ati wakoze kuntegereza, ati rero igisubizo ni uko utwite. Umukobwa yahise yishima amubwira ati urakoze cyane, ati ni amakuru meza nakiriye. Hanyuma amubwira ati rero mu byumweru 6 bya mbere ugomba kwirinda, ugomba kwiyitaho, ukamenya ko mu byumweru 4 ugomba kwirinda inzoga, ukirinda itabi, ukirinda ndetse n'ibisindisha n'ibijyanye n'ibiyobyabwenge byose. Hanyuma rimwe na rimwe ugomba kujya ucishamo ukanakora na siporo. Nuko umukobwa yambwira ati nditeguye kabisa, ati ahubwo ati binini usore dukundana amaye wantinda, ati ngo byongera vitamini wandebera niba koko ari byo. Muganga arambwira ati si nareba. Hanyuma arangije arabireba, arapfundura, areba aho areba ukuntu bimeze, aravuga ati ibinini yabwiye ko bya vitamini, ati ni kubifata mbere yo kurya na nyuma yo kurya, ati mu gitondo na saa 6 niko yambwiye, ati kandi yambwiye ko ntagomba arambwira ati rero ngaho ibi binini ugumye ahangaha ngende mbipime, ntuvanga napimye kugira ngo ubwire ibyo byo, kuko ndabona bino binini bishobora kuba byakugiraho ingaruka zitari nziza, ahubwo byanatuma ukuramo n'inda. Yafashe kimwe hanyuma inda arayimusubiza, nuko aragenda ajya kwipima. Arambwira ati Violet ntuvanga rwose ntabipimye, ndaje ndakubwira icyo bino binini bimaze. Umukobwa aramushimiye arambwira ati ntacyo reka mbe ngutegereje hanze, atuguraza kumbwira. Nuko muganga yasigaye ari kwibaza kuri iki kinini, avuga ati se iki kinini gute cyaba cyongera vitamine nkaba ntakizi. Ku rundi ruhande wa musore yari aryamye, nuko Neil umushiti we aramuhamagara, ubwo yari ufite ibitutsi ariko arihangana aramuhamagara, aramwitaba aramubwira ati se tumeze bite mana, ati ni sawa, ati none se ati nini wabihaye Violet. Umusore aramubwira ati narayimuhaye, kandi nyine yatangiye kugira abinywaho. Nuko aramubwira ati se ka gacupa kose wakamuhaye cyangwa wagiye umuha kimwe cyangwa ati namuhaye agacupa kose. Umusore aramubwira ati rero nandi murekeza niba hari icyo byaba byarahinduye, ati nagereje uyu munsi ko hari impinduka biri buze kugira. Nuko umusore aramubwira ati bifata iminsi mike kugira ngo bize bibe bitanze umusaruro. Ninjye aramubwira ati wa mujama we je najya mbwire rwose ubutaha ntuzangaye muri ibi bintu, numva utari kuba papa ibyo bintu uzongere kubimbwira, ujye ukoresha agakingirizo, ujye wirinda kabisa niko nakubwiye. Umusore aramubwira ati ndabizi cyane, ati ndabizi rwose, ati ahubwo ndi kumva wagira ngo Violet ageze mu rugo, ati reka njye kureba ko yaba yafashe ibindi binini ubundi ndaza kukubwira. Isamusezera, maze kumusezera tuyigendera. Hanyuma undi nawe azasanga Violet muri salo, ambwira ati sheri ati bite. Umukobwa arambwira ati namahoro ndameze neza. Se wavuye kwa muganga, ati ati navuye ati byagenze neza, ati basanze maze ukwezi n'igice ntwite. Umusore arambwira ati ndi kumva ari byiza cyane, ati ibintu byose byagenze neza. Umusore arambwira ati nese ibinini naguhaye waba waratangiye kubinywa ko mbona haciyeho amasaha 2 wakabaye wawe yatangiye gucya. Umusore arambwira ati umukobwa arambwira ati se urabizi neza ko ibinini ari bya vitamini. Umusore arambwira ati ngenda bizi ibinini bya vitamini, ati rwose byongera vitamini mu mubiri w'umudamu twite, turabizi, ati ndabizi neza 100%. Noneho umukobwa arambwira ati se nibiramuka bigizeho ingaruka bizagenda biti. Umusore arambwira ati nta ngaruka bizakugiraho. Nuko akuramo ambwira ati ntacyo, noneho reka mbinywe ndebe ko vitamini yakwiyongera mu mubiri, ati ubwo reka bibiri mbinywe bire rimwe. Agiye kubinywa ahita birika. Arambwira ati se kuri iki ushaka ko mbifata? Ahubwo ati ariko ngende ushaka ko ugira ubuzima bwiza. Nuko Violet ataguruka, aramuhaguruka arambwira ati ngiye ibintu byose ndabizi, ati nzi ukuntu icyo bino binini bikora. Ahubwo ati ariko ni bya vitamine, ati ntabwo ari bya vitamine urabeshya. Bakomeje kubiburanaho. Nuko umusore arambwira ati ngiye ndabizi neza ko bya vitamine. Umukobwa arambwira ati uzi ko ariko nagiye kwa muganga nkabigereka muganga akapima akanambwira ko bigira ingaruka, ati ahubwo ari byo gukuramo inda. Sinantu urambeshya ngo ni bya vitamine. Umusore arambwira ati rwose ihangane, ati niki bitangira kugorana barashwana.
ati okay, ati ntacyo noneho bimwe uyikuremo. Umukobwa aramubwira ati nayo nakuramo, ati uyu mwana nzamurera. Ati ubundi se kuki udashaka kutumurera? Umusore aramubwira ati ntabwo niteguye kuba umubyeyi aka kanya, ati ndacyari umwana, ati kandi nawe uracyari umwana, dukeneye kubanza kubitegura. Nuko umukobwa aramubwira ati rero ntabwo ibi bintu biba byarabaye iyo uza kumbwira ko tudakeneye abana, turibuka ko twajyaga tubivugaho. Nuko umusore aramubwira ati ntabwo ngiye rero ibintu byo gushwana ntabishobora. Umukobwa aramubwira ati ntabwo twirirwa dushwana, ahita avuga ati ahubwo nawe ni umufunga. Ako kanya polisi yahise yinjira. Umusore aramubwira ati se ibi ni ibiki? Ati ngiye ko nta byaha ndimo. Umusore aramubwira ati njyewe ntabwo ari njyewe wazanye bino binini, ati ni Neil. Nuko umukobwa aramubwira ati humura na Neil nawe niwe bahereyeho, ati kuko nari mbizi ko ari we wabiguhaye. Polisi aramubwira ati shyira amaboko inyuma, nkujyane njye gufunga, ati kuko ibyo wakoze ntabwo bikwiriye. Wa musore yakomeje kwitutumba avuga ibintu byinshi, avuga ati Violet wowe ibintu nkore ntabwo ari byo, ati rwose ntabwo nabyishimira. Umukobwa aramubwira ati byose niwe wabiteye, nibakujyana niba bagufunze uzagaruka wumva ubwenge bwaragiye ku gihe, ibintu byose washyize ku gihe. Ati Neil niwe wanshutse, ati uwo Neil muvuga niwe twafatanye ibiyobyabwenge. Baramufunze baramujyana, hanyuma umukobwa asigara avuga ati umwana nzamubyara nubwo wamudahari, ati n'ubundi ntacyo waramufashije. Aka gakuru kacu karangira, umukobwa afashe umwanzuro wo kubyara, hanyuma umusore nawe bamujyanye, yaratangiye kwicuza aho yari afungiye. Nuko Neil nawe barimo bamukoresha iperereza.